Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuje gukosora ikizame kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsindire ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ese ni ukubera iki tuba tuje gukosora kino kizame kiba kimaze gukorwa? Ni uko ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizame kimwe kimaze gukorwa wagerwaho mu kizame cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse, ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ujye mu kizame ukorere rimwe uhita utsinda ikintu busabwa ni ukubonera ku gihe kino kizame kiba kimaze gukorwa. Rero kugira ngo ujye ukibonera ku gihe mbere y'uko ureba ino video, ujya aho hasi hasa umukara ndetse subscribe ukakanda. Iyo umaze kukakanda ikintu cyose nshyizeho aba ari icyagufasha ko wajya mu kizame ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizame kiba kimaze gukorwa, yaba ari amasomo ngenda bashyiraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, byaba ari biriya bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame, ujya urahita ubibonera ku gihe. Rero kanda subscribe mbere y'uko ureba ino video kugira ngo ikintu cyose nshyizeho ujye uhita ukibonera ku gihe. Mwibutsa ko ushaka kode uratwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri 0789 335 16 ukatubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tukagufatira kode mu gihe gito cyane. Ukeneye kwiga uri kure bitagukunda ngo uze twigane mu shuri, cyangwa se uri hafi ariko wenda ukaba ufite akazi katakwemerera kuza ngo twigane mu shuri, turakwigisha ukaduha amasaha uboneka ku munsi akunogeye. Ayo masaha yageze turaboneka, tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, tukaba twizeye ko nugerwaho uzakora rimwe ugahita utsinda. Yo mutwandikira cyangwa muduhamagare ni kuri 0789 335 16 ibyo byose tubigufashemo. Ndakeka ko wamaze gukanda subscribe, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndakeka ko wamaze gufata agapapuro. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ibibazo birakunda kugaruka cyane cyane mwa kino kizame cyo gikozwe ari icya mbere. Ikibazo cya mbere cyabaza ngo icyapa gikozwe mu ishusho ya mpande eshatu kimenyesha. Ese kino cyapa gikozwe mu ishusho ya mpande eshatu kimenyesha iki? Gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera. Kino cyapa iyo ukibonye mu muhanda ese kikumenyesha iki? Hano hari ibisubizo bine baduhaye kuri buri kibazo, ugahitamo kimwe cy'ukuri ukacyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20 mwa kino kizame kiba gikozwe ari icya mbere. Araba ngo icyapa cya mpande eshatu kimenyesha ibyago, mbega ngo ibibujijwe, seka ngo ibitegetswe, deka ngo nta iso cy'ukuri kirimo. Niba ari bwo bwa mbere dukosora ni ikizame, iyo bavuze ngo nta iso cy'ukuri kirimo, ikintu baba bashatse kuvuga bashatse ngo A ntabwo ari iso cy'ukuri, B ntabwo ari iso cy'ukuri, ndetse na C ntabwo ari igisubizo cya nyacyo. Niko kuri D baba bashatse kuvuga iyo bavuze ngo nta iso cy'ukuri kirimo. Ese wowe hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Ubonye ngiye kukivuga utarabamara kugihitamo, uhagaritse video kugira ngo wizere ko amanota ugize kuri 20 ariyo wari kugira iyo aba ari wowe umaze gukora kino kizame. Rero niso cy'ukuri nta kindi ni A. Kino cyapa cya mpande eshatu kimenyesha ibyago, ko hari ibyago. Ukunda no kubibona mu mihanda bakabishyiraho bakumenyesha ko hari ibyago kugira ngo ugabanye umuvuduko. Ndakeka ko rumuzwitamo A, ndakeka ko rumuzwandika ku gapapuro. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka waba rose mu gihugu, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789 335 tubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufashe ko na kode tuguhe n'imyitozo iragufasha kwitegura neza. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo iki cyapa gisobanura. Icyapa cyacu gifite umuzenguruko w'umweru n'ubuso bw'umuhondo. Hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Aranga ngo uburenganzira bwo gutambuka mbere, mbega ngo uburenganzira bwo gutambuka mbere mu yandi masangano y'umuhanda akwegereye. Sega ngo ibyago imbere mu masangano y'umuhanda ukwegereye, deka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Uritegereza neza rero usubizanye ubwitonzi, iso cy'ukuri gihitemo cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20 mwa kino kizame kiba gikozwe ari icya mbere. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku gapapuro. Kino cyapa gisobanura iso cy'ukuri nta kindi ni A, uburenganzira bwo gutambuka mbere. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bwa kabiri bw'ibyapa byo gutambuka mbere. Rero kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV urebe iyo video y'ibyapa byo ku mihanda nabakoreye
bino bibazo byose birimo nta kibazo cyerekeye ku byapa kizongera kukugora numara kuyireba. Ndakeka ko waramaze guhitamo A, uburenganzira bwo gutambuka mbere. Ndakeka ko waramaze kwandika wa papuro. Nabonye abantu benshi bakunda kwitiranya n'ino B, uburenganzira bwo gutambuka mbere mu yandi masangano y'umuhanda kwegereye. Ayahe masangano ntabwo bayakubwiye. W'ikintu uba ugomba gukora iyo ubonye kino cyapa, ufite uburenganzira bwo gutambuka mbere utitaye ahantu ugeze. Niyo mpamvu urahitamo A gusa. Ndakeka ko uramaze guhitamo rero A, ndizera ko uramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya gatatu, kirabaza ngo iyo ikinyabiziga kitagikora cyangwa cyoherejwe mu mahanga burundu, ibyapa ndanga bigomba gukurwaho bikoherezwa mu biro by'imisoro. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? Ikinyabiziga kitagikora cyangwa se cyoherejwe mu mahanga burundu, biriya byapa ndanga cyangwa se mu yandi magambo plaque y'icyo kinyabiziga bigomba gukurwaho bikoherezwa mu biro by'imisoro. Ese ibyo biba byakorwa mu gihe kingana gute? Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Aravuga ngo ibyumweru 2, B ngo amezi 2, C ngo ukwezi kumwe, D ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese biba bigomba gukorwa mu gihe kingana iki? Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi, iso cy'ukuri ucyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugitamo. Ndakeka ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni B, bigomba gukorwa mu mezi 2. Kino kibazo gitandukanye n'ikindi kivuga ngo ikintu cyatuma wenda hahindurwa ibyanditswe bireba nyiri karita, ibyo biba bigomba gukorwa mu gihe kingana iki? Ibyo bikorwa mu minsi 8. Hano ho bavuze ngo mu gihe ikinyabiziga cyoherejwe mu mahanga burundu cyangwa se kitagikora. Rero ibyo biba bigomba gukorwa mu mezi 2, ukohereza biriya byapa biranga ikinyabiziga. Ndakeka ko uramaze guhitamo B, ndakeka ko uramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 4 kikabaza ngo iki? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Kirabaza ngo inkombe z'inzira nyabagendwa cyangwa z'umuhanda zishobora kugaragazwa n'ibikoresho ngarurarumuri. Ibyo bikoresho bigomba gushyirwaho ku buryo abagenzi babibona ku buryo bukurikira. Hano abagenzi bari kuvuga ntabwo bari kuvuga abanyamaguru, ahubwo bari kuvuga abayobozi b'ibinyabiziga n'abandi bari gukoresha inzira nyabagendwa. Babibona gute? Ari ngo babona gusa ibumoso bwabo iby'ibara ryera, B ngo iburyo babona iby'ibara ritukura cyangwa risa n'icunga rishije gusa, C ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Iyo bavuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ndakeka ko mwese mumaze kubimenya. Baba bashatse kuvuga ngo A iraba ari iso cy'ukuri babona gusa ibumoso bwabo iby'ibara ryera, na B ikaba ari iso cy'ukuri mu gihe iburyo bwabo baba babona iby'ibara ritukura cyangwa risa n'icunga rishije, mu gihe kuri te bari kutubwira ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari iso cy'ukuri, B ikaba atari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndakeka ko iso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Bagomba kubona ibumoso bwabo iby'ibara ryera, naho iburyo babona iby'ibara ritukura cyangwa risa n'icunga rishije. Ndakeka no muzwitamo rero C ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri. Waruhisemo A, yego ni igiso cy'ukuri ariko baguha 0. Waruhisemo B, yego ni igiso cy'ukuri ariko baguha 0. Ugomba guhitamo inyuguti ivuga ko byombi biraba ari ibisubizo bya nyabyo. Ndakeka ko waramaze guhitamo C, ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 5 kikabaza ngo iki? Tegereze neza. Kirabaza ngo ibinyabiziga bigendeshwa na moteri hatarimo volomoteri n'ibinyabiziga bitapakiye umuvuduko wabyo udashobora kurenga kilometero 50 mu saha ahateganye, bigomba kuba bifite ibikoresho byoni byumvikana mu ntera ikurikira. Murabizi bitewe n'ukuntu ikinyabiziga gikoze kiba gifite ibikoresho byoni bigenda byumvikana mu ntera igiye itandukanye. Murabizi nko kuri volomoteri iba ifite ibikoresho byoni byumvikana mu ntera ya metero 20. Buriya ni kwibikoze. Hari ziriya modoka zivuza amahoni nubwo waba uri mu mubande ukaba wabyumva. Ubwo ibikoresho byoni byazo niko biba bikoze. None bino binyabiziga bidapakiye umuvuduko wabyo udashobora kurenga kilometero 50 mu isaha ategamye, bagomba kuba bifite ibikoresho by'ihoni byumvikana mu ntera ingana iki? Mwa zino ntera baduhaye. Aravuga ngo mu ntera ya metero 200, B ngo mu ntera ya metero 150, C ngo metero 100, D ngo muri metero 50. Metero 50. Hano muri iso cy'ukuri cyanya cyari kirero mwa bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Iso cy'ukuri
ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20 mwa kino kizame kiba gikozwe ari icya mbere. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugitamo, ndakeka ko igiso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro, n'igiso cy'ukuri nta kindi ni C muri metero 100. Ndakeka ko amaze gutamo C, ndakeka ko amaze kuyandika ku gapapuro. Utari wahisemo ndiza ko n'ikiyamuka kije mu kizamo uzakora uzahita ugikora. Dukomeje n'ikibazo gikurikiyeho, ikibazo cya gatandatu kirabaza ngo ahatari mu nsisi ibyapa biburira n'ibyapa byo gutambuka mbere bigomba gushyirwa mu ntera ikurikira y'ahantu habyerekana. Ikintu bashatse kuvuga, ushaka kugera ku cyapa, niba ari icyapa kikubwira ko ugiye kugera ku nzira y'amatungo, ukakigeraho ukagihitaho, ugakomeza ukagenda ukabona kugera ku nzira y'amatungo ariko hari intera runaka wagiye, nibyo bashatse kuvuga. Ahatari mu nsisiro y'ibyapa biburira n'ibyapa byo gutambuka mbere bigomba gushyirwa mu ntera ikurikira y'ahantu habyerekana. Ukakigeraho icyo cyapa, wagihitaho, wagera imbere wagihiseho, ukabona kugira aho ibyo cyari kiri kwerekana bitangiriye. Mu ntera ingana iki rero? Areba mu metero 150 kugeza kuri metero 200, B mu metero 100 kugeza kuri metero 150, C mu metero 50 kugeza kuri metero 100. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Ese wowe hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugitamo, ndakeka ko igiso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro, igiso cy'ukuri nta kindi ni A muri metero 150 kugeza kuri metero 200. Ndakeka ko n'umuzwitamo rero A, ndakeka ko n'umuzwandika ku gapapuro. Utari wahisemo ndizera ko nikiramuka kije mu kizame urakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo birakaruka, niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizame kiba kimaze gukorwa kugira ngo ikintu cyose kiza ujye uhita ukibonera ku gihe. Ikintu ubusabwa ni kimwe kugira ngo nugerweho uzakora rimwe utsinda no gukanda subscribe hasi hasa umukara. Hari umuntu uguhamagara cyangwa akakwandikira akavuga se biriya bibazo postinga biba biri gukunda kuza kuki ntabibona. Umuntu wese wakanze subscribe iyo nkimara kugishyiraho ahita akibona akakireba, aba ari icyagufasha ko wajya mu kizame ugakora rimwe ugahita utsinda. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira icyerekana umuvuduko kiri aho umuyobozi areba neza kandi kigahora cyitabwaho kugira ngo kigume gukora neza. Ibihe binyabiziga? Aranga ibinyabiziga bifite umuvuduko nibura wa kilometero 60 mu isaha. Beka ngo ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 40 mu isaha. Sega ngo ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 30 mu isaha. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 25 mu isaha. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugitamo, ndakeka ko igiso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hari igiso cy'ukuri nta kindi ni B. Ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 40 mu isaha. Bibutsa ko ibintu bya kilometero runaka mu isaha ntuzabigireho ikibazo. Ikinyabiziga cyose kigenda kiba gifite ahantu uri kurebera umuvuduko uri kujya ugenderaho mu isaha. Akakubwira ati bitewe n'ukuntu uri kwihuta mu isaha urajya uragenda ibirometero wenda 80. Rero bino binyabiziga byo biba bishobora kurenza umuvuduko wa kilometero 40 mu isaha. Ndakeka ko namaze guhitamo B, ndakeka ko namaze kuyandika ku gapapuro. Utari wahisemo ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande kimwe n'ubwaro moro kikuruwe na bene icyo kinyabiziga ntibushobora kurenza ibipimo bikurikira. Ibihe bipimo? Areba mu metero 1 n'ibice 25, B ngo santimetero 30, C ngo santimetero 75, D ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari rero mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota turi buze kugira kuri 20. Kino kibazo bashobora kugihindura bakakiguha mu bundi buryo. Bagafata ziriya metero bakazishyira muri santimetero. Bakavuga ngo A santimetero 125, B santimetero 30, C santimetero 75. Ntibizakugore. Ikintu bazaba bakoze bazaba bafashe ziriya metero bazishyize muri santimetero. Murabizi metero imwe ibingana na santimetero 100, cyangwa se bashobora kukiguha bagishyize muri metero. Bakavuga ngo A metero 1 n'ibice 25, B
metero 0.30, c metero 0.75, ntibizakugora ikintu uzaba wakoze no guhindura ingero gusa. None se hano urabona isoki kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugitamo, ndakeka ko isoki cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro, isoki kuri nta kindi ni a metero 1.25. hari ikibazo uzabona kimeze neza gutya ubone bahisemo b ko ari santimetero 30. ese bahitamo metero 1.25 ryari, bahitamo santimetero 30 ryari? Kino kibazo bavuze ngo ubugari bw'imizigo yikoreye n'ipikipiki idafite. Iyo bavuze ngo idafite akanyabiziga ku ruhande, usubiza ko ari metero 1.25. nayo iyo bavuze ngo ipikipiki ifite akanyabiziga komeze ku ruhande cyangwa akanyabiziga ko ku ruhande, iyo ifite, bavuze ngo ifite, uvuga ko ari santimetero 30. rero ntibizakugore niba baramuka bakiguhinduriye bakakizana mu kizamura akora mu kanya, umenya ahantu bitandukanye uhita ugikora. Murabizi hano dukosora ikizami turi kukubwira n'uducenga bashobora gushyiramo kugira ngo bikugore, kugira ngo bitahure hakiri kare nugerwaho ukore rimwe uhita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo iyo kuyobya umuhanda ari ngombwa bigaragazwa kuva aho uhera no ku burebure bwawo n'icyapa gifite ubuso bw'amabara akurikira. Bagiye kuyobya umuhanda rero hari ibyapa bakoresha kugira ngo berekane aho mugomba kwerekeza. ese baba bifite ubuso busa bute? areba ngo ubururu, beka ngo umweru, seka ngo umutuku, deka ngo nahiso cyukuri kirimo. Hano urabona iso cyukuri rero cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza, ndakeka ko iso cyukuri hano bamaze kugitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Yo kuyobya umuhanda ari ngombwa bigaragazwa kuva aho hera no ku burebure bwawo n'icyapa gifite ubuso bw'amabara. Hano iso cyukuri nta kindi ni b, ni a. Hari iso cyukuri nta kindi ni a, ubururu. Kubera iki ari ubururu? Kubera ko iyo barayobya umuhanda bakunda gukoresha ibyapa by'amoko abiri. Iyo badakoresheje ibitegeka bakoresha ibiranga. Ubwo rero kiriya cyapa bakoresha kiranga cyanditsemo amagambo avuga mu ndimi z'igifaransa deviation, kiriya cyapa urabona ko kiba gifite ubuso bw'ubururu. Ariko niyo bakoresheje ibyapa bitegeka n'ibyapa bitegeka, murabizi bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Urumva nabyo ubuso aba ari ubururu. Ndakeka ko umenya impamvu hisemo a. Ndakeka ko nikiramuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, nujya mu kizamini cyawe cya mukanya ushobora gusanga ibibazo 9, ibibazo 10 byagarutse byo mwa kino kizamini kimwe ukosoye. Niyo mpamvu ari ingenzi ko wakosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo ku mihanda ibyapa bikurikira bigomba kugaragazwa ku buryo bumwe. Ibihe byapa ari ngo ibyapa biyobora n'ibitegeka, bega ngo ibyapa biburira n'ibitegeka, seka ngo ibyapa bibuza n'ibitegeka, deka ngo nahiso cyukuri kirimo. Hano urabona iso cyukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Ku mihanda ibyapa bikurikira biba bigomba kugaragazwa ku buryo bumwe ni ibihe? Iso cyukuri nta kindi ni se ibyapa bibuza n'ibitegeka. Bino byapa bibuza ibyinshi biba bifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Na bino byapa bitegeka birangwa no kuba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Rero biba bigomba kugaragara ari igihe bigaragajwe ku buryo bumwe. Ndakeka ko muzwitamo se, ndakeka ko muzwandika ku papuro utari wahisemo. Ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo romoroki zifite ubugari ntarengwa bwa santimetero 80 zishobora gushyirwaho akagarurarumuri kamwe gusa iyo zikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira. Zikuruwe n'ibihe binyabiziga? Araba ngo volomoteri, bega ngo ipikipiki ifite akanyabiziga ku ruhande, sega ngo igare, deka ngo nahiso cyukuri kirimo. Hano urabona iso cyukuri cyanya cyari rero mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi iso cyukuri ucyandike ku gapapuro. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Iso cyukuri nta kindi ni de, nta iso cyukuri kirimo. Hari uzabona kino kibazo kibajije neza gutya ariko bone bahisemo b. Ese no kubera icyana ho bavuze ngo nta iso cyukuri kirimo? Nukubera ko hano bavuze ngo ipikipiki ifite akanyabiziga ku ruhande. Niba bavuga ngo ipikipiki idafite akanyabiziga kometse ku ruhande cyangwa ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande, uzahitamo iyo b.
uzahitamo icyo gisubizo kivuga ngo ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande. Ariko hano bavuze ngo ipikipiki ifite akanyabiziga ku ruhande, niyo mpamvu hano bihise biba nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko nibaramuka bakikubajije noneho mu bisubizo bine baguhaye bashyizemo ngo ipikipiki idafite, uzahita uhitamo icyo ngicyo kuko nicyo kizaba ari igisubizo cya nyacyo. Murabizi hano dukosora ikizame tugenda tunakubwira ibisubizo bya nyabyo, cyane cyane kwa bino bibazo biba bidafite ibisubizo by'ukuri, kugira ngo nikiramuka kije mu kizame urakora uhita ugikora kitakugoye. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo amatara maremare y'ibara ryera cyangwa ry'umuhondo agomba nijoro ijuru rikeye kumurika mu ntera ikurikira ku binyabiziga bifite moteri itarengeje ingufu zigera kuri santimetero kibe 125. Aisha amatara maremare y'ibara ryera cyangwa ry'umuhondo agomba nijoro igihe ijuru rikeye kumurika mu ntera ingana iki? Mwa ino ntera baduhaye, ariko kwa bino binyabiziga bifite moteri itarengeje ingufu zigera kuri santimetero kibe 125, araba ngo muri metero 100, mbega ngo muri metero 75, sega ngo muri metero 25, mbega ngo nahiso cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari iso cy'ukuri, B ikaba atari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Wowe hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni B, ni muri metero 75. Kino kibazo rero hari abantu bakunda kubyitiranya. Iyo uvuze ngo nijoro igihe ijuru rikeye, hari umuntu wambwiye ngo ngewe kuva watangira gukosora ibizame nari nzi ko ari kwa kunda bari mu rukerera. Ujya ahubwo shobora no kuba ari saa 6 z'ijoro, ariko ijuru rikeye bivuze ko nta gicu kibuditse gihari, nta nyine igirere gikeye, uri kubona nyine gikeye, nta bicu bibuditse bihari. Ubwo rero ni mwubwo buryo ntabwo ari ukuvuga ngo ubwo araba ari mu rukerera, oya, ahubwo mu gihe mu kirere gikeye nta bicu byinshi birimo, nta bicu bibuditse bihari, nibyo bita ngo igihe ijuru rikeye. Rero wowe yaravugaga ngo yahitaga yumva ko ari mu gitondo kwa kundi waba utangiye gucya. Oya, ndakeka ko usobanukiwe nawe niba wabyitiranyaga. Hano duhisemo B, niyo gisubizo cyo kuri metero 75. Ndakeka ko ramuzwe hitamo rero B, ndakeka ko ramuzwe yandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikira ni ikibazo cya 13 kirabaza ngo amatara y'urugendo mu gihe cy'ibihu. Ese amatara y'urugendo mu gihe cy'ibihu bimeze bite? Arango ni meza kuko atuma ureba kure, mbega ngo ni mabi kuko arakugarukira akaguhuma amaso, sega ngo kwizeza ko abandi bakubona, deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano harimo iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Iso cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota buze kugira kuri 20 mwa kino kizame. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo maze kucyandika ku papuro. Amatara y'urugendo mu gihe cy'ibihu, hano iso cy'ukuri nta kindi ni B, ni mabi kuko arakugarukira akaguhuma amaso. Hari abantu benshi bagira ngo ni meza. Oya, ni mabi kuko arakugarukira akaguhuma amaso, bikaba byaguteza ibyago. Bino byago harimo n'ibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu muba mugomba kwitonda. Ndakeka ko nuzitamo B, ndakeka ko nuzikandika ku papuro. Uramutse ugize ikibazo mu gihe uri gukosora kino kizame, uranyandikira cyangwa ukamamagara kuri 0789 16 nkagusobanurira serivisi aba ari ubuntu. Uramutse noneho hari ikintu uri kubona kiri kugugora, ucyandika muri komenti zose ndazisoma, nkareba ikintu cyakugoye, nkagiteguraho isomo nkari guhera ku gihe kugira ngo nugerwaho uzakore rimwe uhita utsinda. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo gutwara uzungazunga mu muhanda, ujya iburyo ugaruka ibumoso, ujya iburyo ugaruka ibumoso. Arango ni bibi kuko ni bibi ku binyabiziga cy'imitende ibiri. Mbega ngo ni bibi igihe cyose, se ngo ni bibi ku kinyabiziga cy'imitende 4. Mbega ngo nta giso cy'ukuri kirimo kugenda utwara uzungazunga mu muhanda. Hari iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Gutwara uzungazunga mu muhanda ni iso cy'ukuri nta kindi ni B, ni bibi igihe cyose. Aba ari bibi igihe cyose kuko wari uri gutwara ikinyabiziga, umuntu agiye kukunyuraho cyangwa agiye kugudepasa, yarakatiye wenda iburyo, uyisunyuranaho, urazungazunga,
yaratangiye kukunyuraho uhita umusanga ibumoso uramugonga, urumva biba byabateza ibyago. Kandi mpora mbivuga ko bino byago haba hariho n'ibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu muba mugomba kwitonda mu kwitwararika. Gutwara ikinyabiziga uzungazunga aba ari bibi igihe cyose. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora iki mu gihe anyuzweho n'ikindi kinyabiziga? Barakudepashe. Hari igihe uvuga kunyura ku muyobozi w'ikinyabiziga ntimubyumva, ariko umuntu yavuga kudepasa mugahita mubyumva. Rero ikinyarwanda bazakoresha neza kiza mu kizame bazakoresha kunyuranaho. Umuyobozi w'ikinyabiziga yakora iki mu gihe anyuzweho n'ikindi kinyabiziga? Ntabwo bazavuga ngo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora iki ngo mu gihe ngo adepashijwe ngo n'ikindi kinyabiziga. Oya, bazakoresha ikinyarwanda mu gihe anyuzweho n'ikindi kinyabiziga. Ari nko gukomezanya umuvuduko wari ufite, mbega ngo kujya iburyo, sega ngo kujya ibumoso, dega ngo kongera umuvuduko. Ugomba gukora iki? Tegereze neza, usubizanye ubwitonzi, so cy'ukuri ucyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko igisoki kuri amaze kugihitamo, ndakeka ko igisoki cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano igisoki kuri nta kindi ni ugomba gukomezanya umuvuduko wari ufite. Hari igihe unyura ku muntu ukagira ngo wari umwibukije ko ari kugenda gahoro, agahita yongeza umuvuduko mugasa nk'abari gusiganwa. Biriya ni bibi, biba byabateza ibyago. Ndakeka ko muzwitamo A, ndakeka ko muzwandika ku gapapuro. Utari wahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora iki yahuye n'ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo gicanye amatara y'umuhondo aburira? Araho ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko no gutambukana ubwitonzi. Mbega ngo ikinyabiziga cy'ubutabazi, sega ngo yagize ibyago, deka ngo umuvuduko urenze. Ese hano urabona igisoki kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisoki kuri amaze kugihitamo. Rero ndakeka ko igisoki cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Igisoki kuri nta kindi ni umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko no gutambukana ubwitonzi. Ndakeka no uzitamo A, ndakeka no muzandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamura akora urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tuba tuje gusura kino kizame kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Dukomeje n'ikibazo gikurikiyeho, ni ikibazo cya 17 kirabaza ngo ikinyabiziga kigendeshwa na moteri n'ikinyabiziga gikururwa n'inyamaswa ntibishobora gukurura. Ese ntibishobora gukurura iki? Arangwa ibinyabiziga birenze kimwe. Mbega ngo ibinyabiziga bidapakiye, ibinyabiziga bipakiye birenze 2, sega ngo ibinyabiziga birenze 2. Deka ngo B na C nibyo. B ibinyabiziga bipakiye birenze 2 na C ibinyabiziga birenze 2 nibyo. Hano urabona igisoki kuri cyanya cyari rero mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisoki kuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ikinyabiziga kigendeshwa na moteri n'ikinyabiziga kirurwa n'inyamaswa ntibishobora gukurura. Ntibishobora gukurura iki? Hano igisoki kuri nta kindi ni C, ibinyabiziga birenze 2. Ndakeka ko namuzwitamo C, ndakeka ko namuzwandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko nikiramuka kije mu kizame uzakora uzahita ugikora. Ndakeka ko namuzwitamo rero C, ndakeka ko namuzwandika ku gapapuro. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo icyapa kivuga. Icyapa cyacu gifite ishusho. Iyo uvuze ishusho y'icyapa, ese kino cyapa uri kubona ari mpande 3? Ese kino cyapa uri kubona ari uruziga? Ese kino cyapa uri kubona ari mpande enye? Ese wowe turi gukosorana kino kizami, kino cyapa uri kubona gifite ishusho? Kino cyapa rero gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Gisobanura iki? Hano ibisubizo bine baduhaye. Arango aho imihanda ihurira. Mbega ngo inkomane y'aho umuhanda umwe urasukira iburyo. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Aho imihanda ihurira n'inkomane y'aho umuhanda urasukira undi iburyo, urasukira iburyo, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo igisoki kuri kirimo, ubwo A ikaba atari igisoki kuri, B ikaba atari igisoki kuri, ndetse na C ikaba atari igisoki cya nyacyo. Hano urabona igisoki kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Kino cyapa nkwibutsa ko kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Genda ujye kureba iyo video uramara kuyireba nta kibazo kirekire ku byapa byakugora. Urandikamo ngo ibyapa byo ku mihanda urahita uyibona uyirebe, iragufasha. Hano igisoki kuri nta kindi ni D nta gisoki kuri kirimo. Kubera iki nta gisoki kuri kirimo? Ese icyakagombye kuba igisoki kuri cya nyacyo ni iki? Ubundi kino cyapa kiraburira,
uri kubona ko umuhanda watangiye ari mugari, ugeze imbere urafungana, yaba uruhande rw'iburyo ruteza ifungana, yaba uruhande rw'ibumoso ruteza ifungana. Kino cyapa rero gisobanura ngo ifungana ry'umuhanda. Iyo ari uruhande rw'iburyo rwateje ifungana, baravuga ngo ifungana ry'umuhanda akayira gasatira umuhanda iburyo. Iyo ari uruhande rw'ibumoso rwateje ifungana, baravuga ngo ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda ibumoso. Hano urabona ko impande zose zateje ifungana, uravuga ngo ifungana ry'umuhanda. Hano hari igisubizo ubona cyanditseho ngo ifungana ry'umuhanda, oya. Niyo mpamvu duhisemo ko nta giso cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko waramutse guhitamo D, ndakeka ko waramutse kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini aha hakurikira. Murabizi hari ikinyabiziga bitewe n'ukuntu gikoze kiba cyahagarara ahantu ijoro ryose umunsi wose. Rero birabujijwe ko wahagarika ikinyabiziga cyawe umwanya munini aha hakurikira. Hehe, aravuga ngo ahatarengeje metero imwe imbere cyangwa inyuma y'ikinyabiziga gihagaze akanya gato cyangwa kanini. Mbega ngo ahantu hari ibimenyetso bibuza byabugenewe. Sega ngo aho abanyamaguru banyura mu muhanda ngo bakikire inkomyi. Deka ngo ibisubizo byose nibyo. Ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri, B ikaba ari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Hano muri igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugitamo, ndakeka ko igiso cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni hano, igiso cy'ukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose nibyo. Ntabwo wahagarika ikinyabiziga cyawe ahantu hatarengeje metero imwe imbere cyangwa inyuma ikinyabiziga gihagaze akanya gato cyangwa kanini. Ahantu hari ibimenyetso bibuza byabugenewe, hari nk'ibyapa bibuza ko hahagarara umwanya munini, ni wahagarika ikinyabiziga cyawe umwanya munini. Cyangwa ngo unyure ngo uparike ikinyabiziga cyawe umwanya munini aho abanyamaguru banyura mu muhanda ngo bakikire inkomyi, ntabwo bibaho. Niyo mpamvu hano duhisemo ko ibisubizo byose ari byo. Ibi byose biba bibujijwe, aho hose haba habujijwe ko wahagarika ikinyabiziga cyawe umwanya munini. Ikibazo cya 20 kikabaza ngo kunyuranaho bikorerwa. Iyo uvuze kunyuranaho hari umuntu utabyumva, wavuga kudepasa akabyumva. Kudepasa bikorerwa, kunyuranaho bikorerwa ari ngo mu ruhande rw'iburyo gusa. Mbega ngo igihe cyose ni ibumoso. Sega ngo iburyo inyura ku nyamaswa. Deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Ese kunyuranaho bikorerwa he? Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cya nyacyo cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Nkwibutsa ko ukeneye kode twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789 935 16 26 tugufashe kubona kode aho waba hose mu gihugu. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online, twandikira cyangwa uduhamagara kuri iyo nimero ukaduha amasaha ubona akunogeye ubonekaho ku munsi yageze, turaboneka twakwigisha. Tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, tukaba twizeye ko uzakora rimwe ugahita utsinda. Ikindi uri mu mujyi wa Kigali ho tuba twakwigana umunsi umwe turi kumwe, undi munsi ukurikiye ukaba wagenda mu kizamuka wakora ugatsinda. Rero mutwakira umuduhamagare ni kuri 0789 35 16 26. Ibyo byose tubigufashemo. Hano ndakeka ko amaze gutemeza cy'ukuri, ndakeka ko amaze kuyandika ku papuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni D, nta giso cy'ukuri kirimo. Hano abantu benshi mukunda guhita muhitamo B kuko murabizi kunyuranaho bikorerwa ibumoso. Ariko iyo wavuze ngo igihe cyose ni ibumoso, ituvuga ko nta giso cy'ukuri kirimo. Ko birashoboka ko wanyuranaho ukoreye mu ruhande rw'iburyo bitewe n'ahantu mugeze, bitewe n'isangano ry'umuhanda mugezemo, bitewe n'ahantu uri kujya. Niyo mpamvu hano ho duhisemo ko nta giso cy'ukuri kirimo. Ariko iyo bavuga ngo ibumoso twari guhitamo B, ariko ko wakize ngo igihe cyose ni ibumoso bitumye duhitamo ko nta giso cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko kino kizame dukosora ari ikintu kigufashije. Kanda subscribe kugira ngo ikintu cyose nkizeho ujye uhita ukibonera ku gihe. Sharinga zino video ku bantu bifuza kwiga kugira ngo nabo baze dukore rimwe duhite dutsinda. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ibibazo biri gukunda kugaruka, uri hafi gukora jya urakosora kino kizame nugerwaho uzakora rimwe uhita utsinda. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.